Hello guys, welcome to our channel again. It's your girl Josephine cyangwa se Mama Winnie. Turabakunda cyane, turabakumbuye. Nukuri haraciye agahe tutavugana, tudashiraho video, ariko ubu ngubu naje. Nongeye naje kubatamo akandi ka video gato cyane. Ngakoze nihuta ndi kujya mu kazi, niyo mpamvu umuntu mpagaze. So noneho guess what, none haje kutubwira iki? Nzanywe no kubashimira, nzanywe no kubasuhuza, narimba kumbuye. Noneho mbibutsa gukomeza gukora subscribe, comment, share, like. Mana yanjye mukomeze mudushyigikire, nokuri turabakunda. Noneho uyu munsi ni anniversaire yacu, March 15, muri kwa gatatu tariki 15 twujuje imyaka 6. Nujuje ngewe imyaka 6 mu rugo nk'umugore ufite umugabo n'abana 2. Imana yaduhaye umugisha iduhama abana 2. Nukuri I thank God. Ndashima Imana cyane. Noneho rero nanze kwihererana ibyishimo. Hari benshi batakiriho, hari benshi barwifuza urwo rugo batarufite, batarurimo, hari benshi bifuza urwo rubyaro mfite batarufite, ariko turabasabiye ku Mana. Nukuri Imana yo mu ijuru ayitanga urubyaro, ikore mu nda zabo, itanga urubyaro nukuri. Noneho wavuga ngo kubera iki? Noneho yishimye. Murumva atari ibintu bya dangerata? Murumva atari ibintu bya danje kuba nuje imyaka 6 mbara n'umugabo mu nzu, twadufitanye abana beza cyane, nongeraho ngo cyane, b'abakobwa 2. Murumva atari ibintu bya danje, hari ubwo bisanzwe. Noneho uyu munsi turi gufeta anniversaire yacu. Gusa impamvu nje ngenyine, hari wakwibaza ati none se kuje wenyine, kuri kwivugaho wenyine, umugabo ari he? Ibintu nk'ibyo. Umugabo ari mu kazi, ntabwo yabashiye kuboneka, ariko ndizera neza ko hari ukuntu tuzayiganiraho twembi, twicaranye, turi kumwe, twabereka udufoto, twabereka utuntu twose. Ariko ubu ngubu navuze ngo wabatamo hanabisuhuriza ngiye ko mbakumbuye. Nuko nguko rero byaje, nuko mbatamo. Nuko byaje bituma inza mbatekerezaho, numva nabatamo, sibyo? Noneho rero nukuri turashimira abantu bose mwese atavuyemo n'umwe mwakoze subscribe, mugakora share, comment. Imana ibahe umugisha, turabakunda, turabasomye cyane. Ndi kwihuta, ndi kujya mu kazi. Noneho iyi video igiye kujyaho, mbasezeranyije indi noneho itwika bya danje. Muyitegereze. Narababwiye ngo nzabereka muri video yashize, ngo nzabereka uburyo ki nagiye muri massage, mbereke uburyo ki bamashije. Ndanze kuyishiraho, nabonye ari ibintu bitoroshye. Ama message ari kujyazamo anyifuriza anniversary. None mubyihangane nimujya muyabona. Noneho ndi gukoresha telefone, niyo mpamvu. Noneho nagiye cyagihe nababwiye, naragiye njya muri massage, barayinkorera, mbona bisaba kwambara ubusa. Nanga kubereka amafoto nambaye ubusa, kameme ku muntu w'umubyeyi ufite n'abana. Kwiyubaha biri kuri top ya mbere, kugira ngo ubere urugero rwiza abana ubyaye, sibyo? Ntabwo nari kubibereka, ariko dukeya nabashe gufata, ndaza kutubashiriraho bari kumasa mu bitugu no mu josi, ariko ahandi hose ntabwo nabashe kuyifata. Nongeye gufata indi nambaye ikanzu, bandangije hose, navuye no muri sauna, byose nabirangije, nambaye ikanzu, navuyemo byose mbeze neza. Ndi gufata snap muri miroir, ako niko ndibuze kubereka, hakabashiriraho nako mukakareba. Noneho uyu munsi rero, uyu munsi ndishimye cyane.
umunezero ni wose, ni ukuri kw'Imana. Mbabwiza ukuri, hari benshi bashatse urwo rugo barubuze. Imana itanga nayo izabahe iyaduhaye, ni ukuri nayo izabahe, turabibasabiye mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko ndubayemo neza kandi nishimye. Uwo twubakanye ni ukuri bibaye ngombwa ko nongera guhitamo nakongera nkamuhitamo, kuko ni umugabo mwiza cyane, ni umugabo unyorohereza muri ubu buzima, agatuma bugenda neza, bungendekera neza. Imana imuha umugisha. Amagambo menshi rero ntavuga menshi nkayamarayo. Ikindi gihe next video nzabahereza none ndi kumutominga, ndi kumuhetera imitoma bya danje, kubwira amagambo meza, amagambo ndi ku mutima meza cyane. Umva wa Mana we, warakoze kumigisha duhaye, warakoze kuri byose. Umugabo yarakoze, umva kumbanira muri imyaka 6 rwose n'ukuri ntacyo mushinja, ntacyo nicuza. Turi abantu, ntiyabura gukosa, ngiye sinabura gukosa, ariko bitari ibya danje nyine ku buryo ki wakwicuza umuntu mubana ko waba utaramuhisemo. Ntabwo byigeze bimbaho pe, n'ukuri ntabwo byigeze bimbaho. Ndamushimiye rero, akomeza mbere umwana mwiza, muhomeze mubere umwana mwiza. Imana imuha umugisha, yagure imirimo ye y'amaboko, yagure umuryango wacu, imigisha myinshi mu rugo rwacu. Imana imuhereze amahoro asesuye, amahoro menshi cyane mu mutima. Umva Imana imundindire, ikomeze, umva imurinde, irinde intambwe ze z'ibirenge uko agenda kose. Imana imurinde, ibane nawe. Noneho rero ngere ibintu byo gukoresha telefone biramvuna, nkora nyizunguza nk'iki, akaboko karuha mpindura kandi biki, ibintu nk'ibyo. Abantu bakoresha telefone mwandike muri comment, ntimwagowe, muba mufatisha agati ndabyumva, ariko nkanjye kubera ndi kwihuta kujya kwirwa nacomekesha agati biki n'ibiki, numvisha ari too much, nyifatira mu ntoki, ndi gukoresha intoki zanjye. Noneho mumbwire, nukuri uyu munsi ndishimye. Umwaka washize turi gufeta imyaka 5, mwarayibonye, mujye kuri YouTube channel yacu Nyurwa Family TV Show, mujye kureba, turi gufeta imyaka 5, byari byiza cyane. Ariko ubu ngubu ntago nabonye uburyo kimbitegura, umugabo adahari ari mu kazi. Ngiye ntago ndi muri wa mugore, ntago ndi muri babagore babyacitse ngo umugabo muhuruture mu kazi, ngo mbisaze mbigira ibintu bidasanzwe, mbigira ibintu bikomeye ku buryo ari busiga akazi. Ariko akazi ariko kadutunze, ariko kaduhesha buri kimwe, no gusa neza uko mumbona ari byo bikorwa n'amafaranga, kandi nawe akaba ari gushaka amafaranga. Ntago nari kubikora uburyo ki yava mu kazi ngo tuje gufeta anniversaire. Dusanzwe dukundana, arankunda ndamukunda, dukunda urubyaro twabyaye. Umva ntago byamukura mu kazi rero ngo bimuzane ngaje gufeta anniversaire. Mu mitima yacu twayifese, mu mitima yacu bimeze neza cyane. Ariko igihe azabonekera n'ubundi ukwezi n'ukwacu, ukwezi kwa 3 n'ukwacu, tuzayifeta, tuzafata ayo mafoto, tuzakata iyo keke, tuzakora ibintu byose, tuzabaha show. Tuzabaha show. Mwari muzi ngo birangiriye aha rero. Ntago birangiriye aha ngaha, ntago birangiriye aha, n'ubundi tuzayifeta, ariko tuyifete umunsi nyirizina, umunsi nyawo n'uyu munsi. Ababashe kubona umwanya muri uku kwezi kose, akazi kabaye kenshi, ntiyabona umwanya ngo aze ngo dushutinge, dugirute, tubyenjoyinge, ntago yawubonye. Nta stress rero. Icyo dushaka ni amafaranga, icyo dushaka n'ubuzima bwiza, gutera imbere, kubaho neza, gukomeza gushimishanya muri ubu buzima. Kandi ntibakazakubeshye ngo urugo rutarimo amafaranga ngo rurishimye. Ntarwo rwishimye bwahese. Wakwishima utese utari kubona makeup nk'iyabandi? Wakwishima utese utari kubona agashati keza nk'akabandi, urukweto rwiza nk'urw'abandi, igisuku ushaka nk'icyabandi? Urwo rugo nukubeshya, baba babeshya abantu. Nta rugo na rumwe rwishimye rudafite amafaranga. Amafaranga ni byose. Urukundo y'uruhari, noneho hakaba hari n'amafaranga, biraryoha cyane. Urukundo ruraryoha bikarenga. Niba urukundo mwari musanzwe murufite, hagakubita amafaranga, umva birarenga pe. Uko niko kuri. Bita bibi ibintu bya danje. Ubwo rero noneho mukomeze mudukurikire, nukuri mukomeze mudusupportinge, musharinge iyi video, musharinga andi ma video yose, muyalikinge, mutere comment, muyahe inshuti zanyu.
ndi kuvuga vuba vuba kubera ndi kwihuta iminota yanjyanye. Mwihangane ndi kuvuga nk'uri kugira uti inzu umumama numvise ari kuvuga ngo kuvuga vuba vuba ngo ni ukudoda yaragusereza undi muntu. Ngo rero nanjye ndi kudoda pe, nanjye ndi kudoda. Mwihangane ndi kuvuga vuba vuba. Nambaye byose, nambaye mvado, nambaye n'iby'akazi mutagira ngo ni n'ibyadanje. Nambaye kola ni body, nabwo ni body, agatopu ko hejuru ariko ni kazima, ni keza cyane. Noneho rero ni ukuri mudusabire muri komenti, mutwifuriza anniversaire nziza, abadukunda mu bitubwire, mudusabire ibifaranga byinshi, mudusabire imigisha myinshi, gutuza, gutekana, urukundo rukomeze rube ruri kuri number 1. Dukomeze kuba dukundanye cyane nkuko byari bisanzwe, sibyo? Cyangwa se rurusheho, Imana irusheho kuduha amafaranga, irusheho kuduteza imbere mu buryo bwose, urumva? Noneho twishime. Turabakunda cyane. Ni akavideo gatoya cyane nari nshaka gufata kugira ngo umunsi utira ntacyo mvuze, ntacyo mbahaye ku munsi wacu umunezero. Nanze kwishima njyenyine ntasangije abakunzi bacu. Ni ukuri sawa rero, kambacike. Nzagaruke next weekend. Muzihangana, hari igihe nzacishamo akavideo, birashoboka, ariko reka mutegereze none haze tuhatwike, cyangwa twitwike. Tuhatwike cyangwa twitwike, sibyo? Ni ukuri mwihangane. Video ko zazisa kose narababwiye rwose, umva mujye mubyihanganira, sibyo? Mujye mubyihanganira. Noneho rero mukomeze mugira uti, mukande kuri subscribe, no kuri mukomeze mudusharingire. Murakoze cyane. 1458 ubu wasanga ari na 60. Imana ibaha umugisha, ntago ari bakeya. Abo bantu muri benshi cyane, benshi bagaciro, benshi dukunda, tudafata nk'ibintu bisanzwe, tudafata nk'ibintu biraho. Ni ukuri turabakunda pe, turabakunda cyane. Ngaho rero bye. Mwibuke kuri subscribe, mwibuke kujya ku andi videos dufite menshi cyane. Murebe, musharinge, mwenjoyinge, comment zibe nyinshi, sibyo? Nzajya mbahereza video uko nshobojwe kose. Murumva kujya nkora video biroroshye gukora wenyine, ariko gukora video abari too much n'akazi. Kandi yego hari abafata YouTube nk'akazi, kandi koko n'akazi kandi kaninjiza, ariko kuba bifashe nk'umwuga. Ngiye rero ndabikora, yego ndabikunda, mbikora kugira ngo nishimishe, ariko n'amafaranga yajemo aba ari sawa cyane kurushaho, sibyo? Hari igihe tuzabifata nk'akazi. Mukomeze musubscribinge, mukomeze musharinge na comment. Mwebwe gusa muduteze imbere, mukomeze hejuru cyane. Tuzajya tubahereza video, umva buri munsi, ntago mwakongera kumbora. Mwebwe gusa iyi video biraterwa nuko ndi bubone uburyo ki mwayikunze. Ni muwa mwayikunze ku rugero ntekereza ko ahiri bubigeze, ndayambahereza video buri munsi. Yego, nawe mutarebye ikiganiro mukirangize, mukareba mujyana muyihutisha, mugisimbutsa, mukihutisha, ntago bari sawa cyane. Ntacyo biba biri nko kutumarira nkatwe cyane. Mujye mureba ikiganiro, ukireba ikirangize. Niba uri busy, niyo washiramo ukiyumvira, ukumva ibyo ndi kuvuga. Niyo utandeba ukumva gusa ikiganiro kikarangira, mwaba mudufashije, mwaba mudukoreye. Imana ibaha umugisha, ibane namwe kuri uyu munsi wa gatanu w'umugisha. Weekend tutangirane neza, weekend tutangirane vibes za danje ziri positive, twishimye. Imana ibarinde. Bye.